Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe, Imana ishimwe cyane. Ndabasuhuje bene data, tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, Yesu Kristo ashimwe. Duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro, izinguye amanywa. Kuri uyu munsi dushimye Imana idutangije iki cyumweru turi amahoro. Dushimiye intwari ku rugamba kubw'intambara nyinshi yarwanye mu minsi itambutse. Imana yarahabaye ku buzima bwawe, Imana yarahambereye. Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana ihabwa icyubahiro. Nabasuhuzaga rero muri iki gitondo, inshuti yanjye y'umwihariko, abakristo b'itorero Elayono tubana buri gitondo. Mwese aho muri, ndabifuriza umugisha w'Imana muri iki cyumweru. Iki cyumweru dutangiye uzabona Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Imana izakunezeza, izaguturikiriza igitangaza. Iki cyumweru kizakubere icyumweru cy'umugisha, wandika amateka mashya ku buzima bwawe. Imana nishimwe cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tugarutse muri nibature yacu ya mu gitondo, nzanye insanganyamatsiko igira iti: ese hari umuntu wemerwa n'Imana? Burya hari umuntu ujya wemerwa n'Imana? Ese hari umuntu waba uzi nawe wakubereye icyitegererezo muri ubu buzima ukabona ko yemerwa n'Imana? Rero iyo umuntu yemerwa n'Imana, Imana imugaragazaho urukundo rwayo rukomeye cyane. Nubwo abantu bamwanga, ariko Imana iramukunda, kandi mu gukundwa nayo ikamutabarira mu buryo bukomeye cyane. Icyo ni ikintu cya mbere cyerekana nawe, cyakwereka ko ukundwa n'Imana kandi ukaba wemerwa nayo. Ni uko urukundo rw'Imana rukubaho rwinshi cyane. Ibyo ni ukwemerwa n'Imana. Hanyuma iyo wemerwa n'Imana, ushobora kumbwira uti ibyo byo gukundwa, uti n'umupagani Imana iramukunda kuko aho mpahira niho nawe ahahira. Ariko ntabwo biba bimeze kimwe. Uwo muntu ukundwa n'Imana by'umwihariko, nawe hari ikindi Imana imukorera. Imana iramurengera. Ariko uriya mupagani, ubona wenda ukavuga utari kuri uriya muntu nawe rata Imana hari ukuntu ibimugenzereza. Kubera ibyaha akora, hari ahagera ibyaha bye bikamugaruka. Ariko uwemerwa n'Imana imurengera rukomeye, ikamutabara rukomeye, arengerwa n'Imana. Hanyuma mu kwemerwa n'Imana, umuntu agenda atabarwa buri munsi buri munsi. Ikindi, iyo wemerwa n'Imana, Imana igushyira hejuru, ibikora rwose muri rorandi, ariko bigasohora bikomeye, bigaragarira amaso y'abantu. Imana igushyira hejuru. Iyo wemerwa n'Imana rero, iguha umugisha, ikaguha umugisha mu tuntu dukeya ukora. Ikizakubwira ko umugisha wawe uturuka ku Mana. Abantu benshi bazakugirira ishyari, bamwe bavuga ko ujya ikuzimu, abandi babivuga ukuntu kwinshi. Ariko kuko wemerwa n'Imana, Imana izakuzamura ihereye ku tuntu duto cyane, nirangiza ikwagure uba wari umugisha wakuye mu kuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo wemerwa n'Imana, Imana ishimwe cyane. Hari ibikorwa nawe ukora. Ni ukuvuga, iyo wemerwa n'Imana, Mwuka Wera kuganzamo, aguhoramo, ukagira ibikorwa byiza, ukagira ibikorwa bya bindi Imana izajya ikwibukiraho. Iyo wemerwa n'Imana, mbese uba uri konegiti n'Imana. Imana ishimwe. Iyo wemerwa n'Imana, irakuvuganira. Hari ahantu utagera, Imana ikahajya ikakuvuganira. Imana ishimwe. Tudatinze, munyemerere, turi muri iyi teme yo kuvuga ngo ese hari umuntu wemerwa n'Imana? Ikindi nakubwira nti, birashoboka ko wowe wemerwa n'umuntu cyangwa n'inshuti zawe na sosiyete ukumva biraguhagije. Ariko icyo nagusaba ni uko muri wowe wagira icyifuzo cyo kuvuga ngo Mana, icyampa nkemerwa nawe, icyampa nkakora ibyo gukiranuka ukanyemera.
Imana ishimwe. Icyiza rero ni ukwemerwa n'Imana, kuko iyo wemewe n'Imana nayo ikwemeza abantu. Ibyo wirirwa ubyigana ushaka ko abantu bakwemera, banza wemerwe n'Imana, yo izakwemeza abantu. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Daniyeli. Imana ishimwe cyane. Iki gitabo ndagikunda cyane. Iki gitabo kibamo ibihamya, iki gitabo kibamo uburyo ki aba basore b'Abayuda bahamije Imana. Imana nayo irangije irabemera, ibemeza n'abantu. Imana ihagararana nabo. Ni ukuri aba basore ndabakunda cyane. Iyo tuvuga inkuru za Meshaki, Shaduraka na Abedenego, iyo tuvuga inkuru za Daniyeli, aba ni abantu Imana yemeye ibemeza n'abantu. Ikibazo rero wowe ushaka ko Imana ikwemera kandi nta bikorwa byo kumara amazu ugira, ntabwo ujya umara amaza, ntabwo ujya uhamya, ntabwo ujya wereka Imana yuko rwose unejejwe nayo. Aba basore bari ibwami, nta nubwo bari ahantu haciriritse, ariko bageze ibwami banga kwiyandurisha iby'ubwami. Barangije bahamya Imana neza, kugeza no mu rupfu, kugeza no ku gupfa bakomeze bahamya Imana. Imana ishimwe. Reka dusome iri jambo ry'Imana. Ni igitabo cya Daniyeli, ibice 3. Turasoma uyu murongo ni uwa 20, cyangwa reka dutangire ahatangira. Handitse ngo, titire yanditse ngo Basaduraka bajugunywa mu itanura ry'umuriro. Imana itugire neza. Umurongo wa 19, 3:19. Nebukadinezari aziberanywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka 7. Icyo ni ikigeragezo cyihinduranyije gifite abakenyegeza ku buzima bwawe. Tugere kuri 21. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka, Meshaki na Abedenego, birabica. Imana ishimwe. Abakujugunye mu kigeragezo, abakujugunye hahandi, abakujugunye aho uri kurira, byihorera, Imana izakurengera. Igikuru ni uko wemerwa n'Imana gusa, nicyo ugomba guharanira. Nuko abo bagabo 3, Saduraka, Meshaki na Abedenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati, uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe, Imana ishimwe, bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye rwose. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Imana ishimwe. Iki cyigisho gishatse kukubwira iki? Kirashaka kukubwira ko hari abantu Imana yemera. Hari umuntu Imana yemera, kandi umuntu Imana yemera ni uwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Umuntu Imana yemera ni umuntu wemera no mu bibazo no mu bigeragezo agakomeza agahamya Imana. Imana nishimwe. Rero wowe wemerwa n'Imana, wowe wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ibigeragezo ntibizabura kubaho, ariko Imana izabana nawe. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abo bagabo uko ari 3 ngo barababoshye, ariko
abantu bibeshye kuri abo bagabo ni abantu babateruye bakajya kubajugunya mu muriro. Nawe abakwibeshyaho ni abantu batazi ko wemerwa n'Imana. Imana ishimwe. Bazakujugunya mu kigeragezo, bazakugambanira rwose, bazashyushya inkuru ku buzima bwawe, ariko Imana izaguhorera. Ni ukuri ndabiguhamirije, Imana izaguhorera. Aba bagabo babaterura bajya kubajugunya mu itanura ry'umuriro, bumvaga bashyigikiwe n'umwami, bumvaga bari gukora ibyo babwiwe n'umwami, ariko bahuye n'akaga ngo ibirimo iby'umuriro byarabasumiye birabica. Nyamara bajugunywe mu bigerageza, bajugunywe mu rupfu, bajugunywe mu mibabaro, ngo babajugunyemo bana baboshye, yewe batinyagambura. Ni nka kwa kundi nawe ikigeragezo n'ikibazo kibera nkaho cyakuboshye, ariko humura, komera, Imana iracyahari. Ngo ni uko umwami Imana ngahagararana nabo muri iryo tanura ry'umuriro, arangije arababohora. Nawe ndashaka kukubwira ko mu kibazo cyawe Imana irahari, Imana ihagararanye nawe, Imana izakurengera, Imana izakubohora, Imana izakurwanirira. Haranira kwemerwa n'Imana. Imana ishimwe. Icyo nakubwira muri iki gitondo, uharanire kwemerwa n'Imana, uharanire yuko Imana ikwemera, uharanire gukora ibyo gukiranuka, uharanire guhamya Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wawe. Shalom shalom, muhaye muronke, nimugendane n'Imana. Imana ihagararane nawe uri mu kibazo, ihagararane nawe kuburanira. Imana ihagararane nawe muri iki cyumweru. Imana ihahagarare nk'uko yabohoye Meshaki, Shadaraka na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Imana nawe igukureho iminyururu mu mirimo y'amaboko yawe. Shalom.